N'amakuru ni inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Turi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2026. Iyi ni imwe mu nkuru iri gukomeza kugenda irushaho gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. By'umwihariko ni inkuru yatanze isomo rikomeye ku bakobwa cyangwa se abagore bakunda kwizera abagabo cyane, cyangwa se bakunda kwizera aba boyfriend babo. Umukobwa yitwa Joy ku myaka 23, umuhungu yitwa John imyaka 33. Bigenda gute? Haba habaye iki kugira ngo uwitwa umukunzi wawe ageraho akwambura ubuzima? Mwaho ibyo bidahagije narangiza agute muri wese? Nk'abantu, iyi nkuru iteye agahinda. Iyi ni imwe mu nkuru iri gukomeza kugenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nibutsa ko iyi nkuru yaje kuza kubera hariya muri Kenya, igihugu kimaze iminsi cyumvikanamo inkuru z'incamugongo, inkuru ziteye agahinda. Rero niyo ngiye kuza nkugarukiraho, ariko niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu inkuru yihutirwa, reba neza aho hasi ku ijambo subscribe uri kandeho, ubundi tujye dukomeza kubana mu nkuru tugenda tubagezaho munsi ku wundi. Ndakubwire abantu nkabwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko ngo bapfuye ntacyo bazi. Mu yandi magambo, iherezo ryanjye nawe ni twebwe dushobora kurigena, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ko ngo wapfuye nguwo ngo aba atakibukwa, kubera ko imigabo n'imigambi ye ibitakibukwa byose biba bishyizweho iherezo. Nta kindi kintu abatekereza, ntabwo abagambirira. Rero nkundire mbe nakugezaho iyi nkuru. Ni imwe mu nkuru navuga ko iri kugarukaho cyane hariya mu gihugu cya Kenya, dore ko yabaye ku itariki 12 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2026. Amakuru avuga ko uyu mukobwa Joy yakundanaga n'uyu musore witwa John w'imyaka 33, ariko kandi bakaba baniteguraga kubana. Hari amwe mu mafoto agiye atandukanye yagiye ashyirwa hanze, nabo bayifashe. Murabizi ko y'abantu bakundana bagera igihe cyo gufata amafoto agiye atandukanye, sometimes akaba n'urwibutso. Rero aya mafoto basize bafashe, mu by'ukuri navuga ko ari kwibutsa abantu agahinda gakomeye, ari kwibutsa abantu umubabaro, kubera ko aya mafoto nubwo yafashwe mu bihe bari bishimye, uyu munsi ni amarira ku miryango yabo bombi. Abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza bati bapfuye iki? Amakuru nk'uko agenda abitangaza, bivugwa ko uyu mwana w'umukobwa nk'uko yari asanzwe akundana n'uyu John, yaje kugira gutya iwabo baramushakisha baramubura, babura aho yarengeye, babura iherezo rye. Ariko nyuma yaho hashize iminsi nk'itatu nibwo umuryango we wabonye ibice bye by'umubiri bimwe na bimwe, harimo umutwe ndetse n'amaguru, donc bizingazingiye mu mufuka ahantu babitaye mu ishyamba. Rero kubera ko bakundanaga, donc uyu Joy yakundanaga n'uyu musore John, bakaba bari bamaze iminsi ngo batanumvikana. Mu by'ukuri hari ibyo ngo batari guhuza kumwe. Nyine abasore bafuha, umusore agahamagara umukobwa agasanga ari call wait, akabimuziza ngo ndaguhamagara ntunyitabe, ngo uri kunendeka, gutyo na gutyo, ibintu byinshi. Rimwe na rimwe rero hari igihe tujya dufata imyanzuro dubutse tutabanje gutekereza, cyangwa se tugapfa gufuha. Hari abasore bafuha, ariko kandi hari n'abakobwa bafuha. Rero amakuru avuga ko uyu musore akenshi yakundaga gufuhira uyu mukobwa Joy, ngira ngo nta n'igihe cyari gishize rwose agraduatinze, asoje university. So rero
muri uko gushyamirana cyangwa se muri uko kudahuriza hamwe cyangwa se kutizerana, kuba na trusting iri hagati yabo bombi, nibyo byatumye rero uyu John agira gutya ngo ahamagara Joy. Hanyuma mu guhamagara Joy akajya inshuro nyinshi asanga ari call waiting, nyamara umukobwa akagerageza kumusobanura ati nyamara nubwo umusanga ni call waiting ntabwo bisobanuye ko mba ndimo ndaguca inyuma, ahubwo nuko mba ndi kuvugana n'abandi bantu inshuti zanjye, kandi urabizi ntabwo telefone ari wowe nayiguriye gusa, ibyo rwose nta n'ikibazo kirimo. Hanyuma rero uyu umuhungu yari asanzwe n'ubundi akunda kujyaza kwa Joy, ni wabo babizi. Rimwe rero nibwo iwabo ngo baje gukeka ko uyu muhungu John ari we waba warashimuse Joy akamwica, cyane ko banasanze umurambo we muri wesi y'uyu muhungu, cyangwa se muri wesi yo mu rugo uyu muhungu yari atuyemo. Amakuru anavuga ko uyu muhungu ubwo yari akimara gukora ubugizi bwa nabi yahise acika kugeza n'isaha atari yafatwa, niko amakuru agenda abitangaza. Rero uyu Joy akaba yarashyinguye ku munsi w'ejo hashize, ubwo ni ku itariki 17 nibwo yashyinguwe. Ariko iyi ni imwe mu nkuru iri gukomeza kugenda igarukaho n'abantu bagiye batandukanye, ariko abakobwa bamwe na bamwe ndetse n'abantu bajya mu bintu by'inkundo bakuramo isomo rikomeye cyane. Ntabwo ari byiza gufuha cyane, kabone n'ubwo umuntu mwaba mukundana haba hari ibyo mutari kumvikanaho, si ngombwa guhita ufata umwanzuro wo kumuvutsa ubuzima. Rero mu nkundire ngewe nsoreze ahangaha, nanabashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ko mubana natwe umunsi ku wundi. Imana ikomeze kubarinda kandi bagirire neza.